Yes, twongeye kubaha ikaze kuri studio za Nameda nk'uko bisanzwe mu kiganiro cy'insobanuro y'ibishwe. Uyu munsi rero tubafite umutumirwa mubona kuri kamera uri kumwe na Bosco. Twongeye kubaha ikaze, reka duhe ikaze Bosco ndetse atwakirire n'umutumirwa dufite muri studio za Namedia. Bosco, mwaramutse. Mahoro. Twongereye kubaha ikaze munatwakirira umushyitsi w'uyu munsi. Turamwakiriye nawe ni umugabo mukuru, ni umukozi w'Imana. Kubera iki kiganiro tugiye gukora twifuje ko twakorana nawe iki kiganiro kuko harimo ibintu byinshi azi ku kiganiro tugiye gukorana nawe. Yego. Niyo mpamvu twifuje ko twaba turi kumwe nawe muri iki kiganiro. Tumuhaye ikaze, yasuhuza abakunzi ba Namedia. Muraho neza, nanjye nishimiye ikaze mumpaye. Yego. Nitwa Mwarimu Jean Dodi. Urumva ko tugiriwe ubuntu cyane bwo kubana n'umukozi w'Imana. Byanga byakunda afite amakuru menshi. Rero twihuse, uyu munsi dufite ikibazo kijyanye n'ububyutse. Abantu bashobora kwibaza ngo ububyutse ni iki? Icyo twakigira twibaza se ububyutse ni iki? Ubwo muratajya mudusobanurira ububyutse icyo ari cyo. Kabiri, ububyutse burangwa n'iki? Iyo ni B. Gatatu, kuki ububyutse bubaho bukagera igihe bukazima? Ndumva iyo yaba ari se. Ubwo twatangira tuganira mudusobanurira ububyutse ni iki, ese kuki ububyutse, mbese ububyutse burangwa n'iki? Ese kuki ububyutse uyu munsi twumva ngo ahantu hari ububyutse, ejo twumva bwavuyeho, rimwe na rimwe ugasanga no mw'ubwo bubyutse niba navuga ngo ni nka de yayo, mw'ubwo bubyutse bukirangira ugasanga abantu bari abakristo baraguye. Ese ibyo bintu biterwa n'iki? Mwarimu araza kudufasha, umukozi w'Imana, ndetse ntekereza ko mwese muradufasha kudusobanurira. Murakoze, mwanya n'umwanya. Reka banza dusengera Imana. Yego. Turagushimiye Mwami Imana kuba wabashe kuturinda tugatambuka turi bazima. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimira ko tugeze Mwami Imana yacu kuri studio za Namedia. Mwami, turasenze kugira ngo umuntu wese ugiye kumva ubutumwa cyangwa ugiye kumva igisobanuro z'ibi Mwami Imana yacu by'ububyutse tugiye kuvuga ikiganiro, turasenze kugira ngo wese kiraho kimufasha kandi natwe bidufashe. Kandi Mwami Imana yacu, abakozi bawe ukomeze ubagirire neza, babashe gushyiraho ubu buryo kugira ngo ubutumwa bwamamare ku isi yose. Urakoze ko dufashe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane. Rero tubahaye ikaze muri studio za Namedia. Nk'ibisanzwe twebwe tuba tuganira ku bibazo by'ubuzima bwa gikristo, nta yindi ntego, niyo ngiyo ku ubuzima bwa gikristo, kubana n'Imana neza. Ububyutse, njye nakuze mbona musenga Imana. Wagiye uba mu bihe by'ububyutse cyane. Njyewe icyo navuga ububyutse ni iki? Ububyutse, icyo nasobanura ku ububyutse ni igihe kiba, itorero rigasa n'irikangutse. Yego. Rigasa n'irikangutse, ukabona abantu bagize imbaraga zidasanzwe, bakagira imbaraga zikomeye cyane, ukabona harimo mu itorero, ukabona uko ubuzima bwagize gute, bwahindutse, ukabona harimo umuriro, ukabona harimo ukabona habayeho ubuzima, ukabona itorero rifite ubuzima kabisa. Nicyo gihe cy'ububyutse, kuko niyo ububyutse bwari abantu barabimenya, kandi ukurikije ahantu ububyutse bwagiye buba ku isi hose, hagiye habaho ibihe by'ububyutse ku isi bwinshi cyane, ukabona nyine itorero rirakangutse nk'uko ijambo rivuga. Mu Gifaransa bavuga mu Cyongereza bavuga ko ari revival. The revive ni ukuvuga ngo niko gusubira
mu buzima. Yeah. Nk'ikintu gisa n'icyari gipfuye kigasubira mu buzima. N'ubwo ububyutse ni igitorero ubona riba rikangutse riri mu buzima bw'umwuka. Mwarimu mwabaye mu bihe by'ububyutse, ububyutse mwagiye mubona burangwa n'iki? Ni ibiki byagaragaraga mu bihe by'ububyutse? mu gihe cy'ububyutse ndabyibuka muri 96 none nahamagawe, ariko twagiye tugira ibihe by'ububyutse, twajya no muri nibature, ukuntu abantu bajya muri nibature ya mu gitondo tukazamo saa 10 tugatangira nibature tugataha mu ma saa 6 cyangwa saa 7. Mwatangiye saa 10 za mu gitondo, saa 10 za mu gitondo cyangwa saa 9 za nijoro, abantu bakaba barimo mugataha saa 6 z'amanywa. Iyo waryamaga saa 9 zageraga za nijoro, umva umwuka wera urafashwe na mugenzi wawe n'ibiki byose, ku buri ahantu hose ari gukanda muze twakererewe, mugenda mukorana mu rusengero tugasenga Imana, tugataha saa 9 saa 6 za kumanywa tukiri mu bubyutse. Kandi nibature saa 12 abantu bagomba kuba bagiyeyo mu mirimo, ariko tugafatwa n'umwuka wera, tukumva tutava no mu rusengero ibintu biraryoshye, kandi tukarangwa n'urukundo, kure tugasurana, wagize ikibazo tukuva nk'ari njye wababaye, warwaye tukuva nk'ari twe twarwaye, twese tugafashanya. Urumva haba harimo ubuzima, tukakunda n'itorero, tugakunda n'abantu bayo. Muri icyo gihe ahantu twarasengaga umwuka wera akamanuka, impano abantu bagakira impano z'umwuka wera, abarwayi baje bagakira, abari bafite ibibazo bikarangira, uwaje wese witwa ko ari n'umurozi aho ngaho n'umurozi yaramuzanaga, twarasengaga tukabyishyurirwa, akagenda akabizana, tukajya mu rugo tukabizana. Byaga ari ibintu bidasanzwe. Urumva urumva cya mbere habaho ibihe byinshi byo kwegera Imana, byo gusenga. Ububyutse burangwa n'ibihe byo gusenga. Unubaga amasengesho ari ubu, mbese ari ikintu kimeze kwa kuntu urya ikintu kiryoheye, kumva kiraryoshye gusenga, kuva nta kindi kintu wakora atari gusenga. Urumva icyo ni kimwe. Urumva ikindi kintu cya kabiri, kwihana. Abantu barihanaga cyane. Urumva niba umuntu afite uburozi akabuzana mukabutwika, ibyo byose twagiye yabaga ari ibintu bidasanzwe. Urumva habaga harimo ibintu byo kwihana cyane. None ikindi cya gatatu avuze, urukundo. Habagamo urukundo, ku buryo wumvaga mugenzi wawe wibona nkaho wabona mugenzi wawe ukibona nk'aho ari wowe. Mbese mugenzi wawe yagira ikibazo ukumva ari wowe ugifite. Urumva 96 njye ntabwo nari nagakizwe muri 90. Si yavuze 96. Urumva njye icyo gihe nari ntaranakizwa. Urumva bo icyo gihe bari mu bubyutse biteye ubwoba, kuko nanjye nakijijwe nyuma yaho gato 98 ububyutse bwari bukiriho. Ububyutse bwabo bwaratinze. Nubwo njye nakijijwe ndi ku ishuri, noneho ntashye nsanga abantu ahubwo bibera mu buzima bw'ububyutse. Naje bukirimo butararangira, naje bukiriho, kuko hari ibintu nanjye nabonye muri icyo gihe cy'ububyutse, hariho imbaraga zidasanzwe. Urabona nk'abantu batuye mu cyaro, hari ahantu twasengeye ndi muri vakansi, nyine muri uwo muriro w'ububyutse, abantu bitwa ba Kijara, uramubona? Ntirenganya Celestin. Uwo muntu nasanze twagiye gusengera ahantu mu gitondo ngo umuntu yarwaye. Uwo mugabo, urabona inzu zo mu cyaro ntabwo harimo plafo nk'izi z'abantu bo mu mujyi. Dusenze mu gitondo kwa Dera, urabona kwa Dera, umuhungu araguruka kubera umwuka wera. Kubera imbaraga zarimo araguruka, tugiye kubona tumubona ari hejuru muri bya biti. Urabona bino biti bifata igisenge byose hejuru, twicaye nk'uku nguku turimo dusenga, tugiye kubona
nko isegonda tumubona hejuru araguruka ngo hari ibintu yabonaga by'imbaraga zidasanzwe ukuntu donc urumva niyo baguha amafaranga miliyoni 20 ngo uguruke wibone mu gisenge cy'inzu ntabwo byashoboka ukuntu yavuyeyo ntangazi umwuka w'Imana tukabona aragarutse ajya ibyo bintu narabibona ari bihe bidasanzwe. urumva rero igihe cy'ububyutse kirangwa n'imbaraga zidasanzwe zo gukora kw'Imana. Icyo gihe rero Imana abahanga mu byabira bavuga ngo Imana iba yasutse ubuntu bwinshi, habaho amplification, grace amplification, ubuntu buba bwinshi cyane ku buryo ubona ari ibintu bidasanzwe. Ibyo rero biri mu bihe biranga ububyutse, abantu bagira kwizera cyane, abantu basenga cyane bakagira kwizera, urukundo rwinshi, impano z'Imana, ibitangaza bigakoreka. Umuntu yumvaga Yesu agarutse, ukumva nkaho Yesu agarutse uwo munsi umuntu atwigigira leta ko yigendera nyine ubuntu buba bwuzuye, udahangayikishijwe n'ibyo mu no gushidikanya ku by'ubugingo, wumva ijuru riri hafi aho hantu, wumva nyine uri mu gihe. Ubu wambwira ni gute abantu bajya mu rusengero bakagera saa sita, icyo gihe bagiye gusenga mu gitondo saa 10 za nijoro bakagera saa sita, muri icyo gihe kugira iyo saa sita mwabaga mukora ibiki? Umwuka wera yamanutse ari gukora, abahanura, abarwayi barimo bakabasengera bagakira, gutyo hakiri mwe bo kwihanisha, baje b'abanyabyaha abantu bakarokoka gutyo bagakira. Ese mw'icyo gihe wenda abantu bashobora kumva ko mwateranaga kugeza guhera saa 10 kugeza saa sita, wenda akavuga ati buriya mw'icyo gihe mwabaga muri mburamukoro ntacyo mwabaga mufite cyo gukora. Icyo gihe ntabwo ntavaga mu rugo saa 10 uvuga ati wenda saa 12 turataha tujya mu mirimo, cyangwa niko byabaga bipanzwe? Oya, twageraga dufite ko turi bujye mu mirimo, ariko umwuka wera yamanuka, ububyutse bwari buhari, tugafata abantu bagafatirwaho n'Imana y'abantu mu kingi bagiye gusohoka, abantu bakihana kubera ko babonaga Imana abona ko harimo abanyabyaha, abantu bakavangaho bihana. Icyo gihe ibintu by'akazi ntabwo mwabitekerezaga? Twarabitekeye kuko twarakoraga, n'abari bafite iby'uburobyi, twari dufite iby'amakipe baroba, twarabitwara tuzi. Ariko ibyo byose bakavuga ati ibyo nibiruta umwuka wera, umurimo w'Imana, ariko nabyo twarabikoraga, ubuzima busanzwe twarabikoraga. Si no kuvuga ngo ntibiwuruta, nta nubwo wamenyaga ko byagenze. Weho wageraga ufite ibyo ubupanya, wageragayo wera imbaraga z'Imana, ibintu bigahinduka. Ariko se muri icyo gihe abantu bari bakennye, ubundi nubwo byabaga mu gihe cy'ububyutse abantu baba bashonje, ugereranyije n'iki gihe yarahari, amafaranga yarahari. Noneho ugasanga na bike abantu bakoze birimo ubuntu bw'Imana nyine bwageze n'ahandi no wawe bya bindi washakaga mu minsi 10 ukabibura, wajyaho umunsi umwe ibiki ukabibura, ugasanga wabonye ibintu bihagije cyane. Nyine nuko ngo ububyutse iyo bwaje, ubuntu bw'Imana iyo bwakwiriye ahantu, ntabwo bugenda ngo bukore ku buzima bwo mu mwuka gusa, ahubwo no mu buzima bwo mu mubiri no mu buzima busanzwe. Icyo gihe n'amakwa arakorwa, ibintu byinshi bikaboneka, byarakorwa, twarabikora. ugasanga abantu none se n'ubundi mu gihe cy'ubukonje ko ahubwo abantu barakora bakenda gusara, none ntibagire icyo babona. Igihe cy'ubukonje ahubwo umuntu arakora agahinandika, utagere n'icyo ageraho, umwaka ukarangira utamubaza n'ikigeze, n'inkoko atashobora kuyigura. Imana iduhe ububyutse. Ariko ubundi ububyutse ni iki gituma ububyutse buza? Ubundi buzanwa n'iki? Ububyutse igituma buza cyangwa buzanwa n'iki? Icya mbere ni ukwihana ibyaha. Iyo abantu bihanye ibyaha neza, umuntu yihanye neza agasenga Imana, ibyaha ukabyihana, ububyutse buraza. Umwami akahembuka. Ariko usanga nk'ubu ngubu itorero usa nk'aho ryazimye cyangwa ububyutse ntabwo, abantu bajya mu murimo w'Imana n'ubundi n'ibyaha, akareremba, ari umunyabyaha, yarayasambanye ari kuririmba, arabwiriza n'ubundi yarayakoze ibyaha. Ububyutse rero ntabwo twabubona. Muri ibyo bihe rero n'ugukora no kwibera ryo kurya umukobwa, ntawe wibeshaga ngo yinjire no mu muryango w'urusengero.
ngo no muri metero bahita ko bakubona barakwamagana bakakwamaganira ku muryango ngo no muri metero ahubwo ngo umuntu aturuka ntabwo hirya nawe wageraga amahirwe wajya mu cyuma cy'abanyamasengesho ari ububyutse abandi Imana ifashe ntibamubere ndoko cyariye nawe wagendaga umutima uri kukurya nimba wanatukanye n'ibice byose ariko wagenda avuga nti Imana ifashe Imana inyemere ariko ubu ngubu abantu basigaye bikorera ibyo bishakiye urumva guhembuka ubundi hari ukuntu ububyutse buza bitewe n'abantu kubera inyota abantu bagize nibyo yavugaga abantu bari bafite gushaka Imana urumva bafite inyota bumva banyotewe noneho iyo nyota ari igihe Imana ibona ikavuga aba bantu bafite inyota reka mbahembure Imana ikabavubira imvura ariko hari n'ukuntu ububyutse buza hari ukuntu ububyutse buza kubera ko Imana ifite gahunda ya gihanuzi ku buzima bw'abantu Imana igashaka kunamura generation ikavuga ngo muri iki gihe aha hantu ndashaka guhakorera ibintu bitangaje Imana igahasuka ububyutse kuko muri prophetic plan y'Imana mu gihe muri kalendari ya gihanuzi y'Imana yasetinze ko aha hantu hagomba kuzaba iki kintu Imana igahasuka ububyutse noneho abantu ntibamenye uburyo ahantu bakajya kubona ibintu birimo birahinduka kubera ikintu Imana ishaka gukora rero gata ahantu kubera ko nshaka gukiza abantu bo muri kano karere muri kino gihugu hagomba kubamo vaga hagomba kubaho igihe cy'ububyutse imitima yorohe imitima igere ku rugero rwo kwakira ihembuke Imana ikazana ububyutse kugira ngo abo bantu iyo generasiyo Imana ishake kubakiza Imana ikabwizanira nta n'abantu basenze nta n'abantu babigizemo uruhare nta n'ikintu babigizemo uruhare urumva hari ubwo buryo bubiri bubyutse bushobora kuza mu bantu hari uburyo bw'Imana hari uburyo bwo kwihana yes be yayo rero sinzi nubwo twari turi gusobanura ububyutse ndatekereza nibiba mu gihe cy'ububyutse n'icyerekano ko ububyutse ntabwo wavuga ngo ahantu hari ububyutse abantu batihana hatariho kwihana ibyaha no kwakira agakiza nta bubyutse buba buhari bivuze ngo ikigaragaza ububyutse abantu barakiza gukizwa abantu bakakira umuntu arihana rwose akaza arira afite intimba ku mutima y'ibyaha yakoze ububyutse hari ahantu bwagiye butandukanye ibyo nabonye ibintu byose fagiteri zose z'ububyutse narazibonye kuko abantu bakira umwuka wera bakavuga mu ndimi nshya abantu bakagira impano zidasanzwe abarwayi bagakiza ibitangaza bikaba abantu bari donc ahantu nabonye ububyutse giye izo fagiteri zose z'ububyutse hari n'ahantu haba ububyutse abantu bakarira bakigaragura ukabona ari ibintu bitangaje ariko nta bubyutse bwabaho abantu batihanye ngo uvuge ngo ububyutse bwabaho ni ikimenyetso cyo kidasiga kwihana kwakira agakiza ibintu byo gusenga cyane ibyo ni ibintu biranga ububyutse niyo mpamvu rero ubona abantu babaye mu bihe by'ububyutse muri iki gihe babona nta buzima buhari kubera ibintu bari kubona hari ibintu babonye batari kubona none batigeze babona se yayo rero cyangwa se cya gatatu kikabaza giti none tumaje kureba ububyutse icyari cyo tumaje kureba ibiranga ububyutse none kuki bwa bubyutse bugera igihe cyo kubaho tukabona ndetse n'impinduka ariyo bya bimenyetso nyine bigaragaza ububyutse kwa kwihana kw'abantu kwa guhinduka kw'abantu abakoraga nabi bagahinduka none kuki bugeraho bugahinduka mbese ububyutse bukageraho bugahagarara bukavaho ese ni iki kibitera urakoze cyane ububyutse igihe kiragera bugahagarara kubera ikintu Imana yashakaga gukora yari ububyutse bwasutswe n'Imana gutyo ubwo bubyutse Imana hari igihe Imana ibivuga ngo gahunda nari mfite yakunze intego nashakaga kugeraho yagezweho Imana ububyutse bugahagarara kubera ko icyo Imana papasi intego yashaka kugeraho yayigezeho ububyutse bugasa n'ubucecetse sibyo bishatse kuvuga ko ikintu Imana iba ishaka kurema iba yakiremye Imana ikavuga ngo reka ndekera na Yesu yaravuze ngo
njye naje mu isi gucana umuriro, ntabaze ko umuriro umaze gufata ndacyahamara iki? Intego iba yagezeho, niba ari abantu Imana iha imbaraga yazibahaye zo gutangira umurimo, ubwo Imana niyo yashaka gutangira umurimo aho hantu. Abantu bakiriye impano, abantu bakiriye imbaraga zo gukora, abantu bamenye Kristo, abantu basobanukiye iby'ubwami, Imana ibizi ko abo bantu bagiye gukomeza bakore ibyo Imana ishaka. Noneho niba Imana yashaka kwigaragariza abantu batari bazi ko Imana ikora, abantu bashidikanyaga ku Mana bamaze kubona ko Imana iriho ikora. Urabona nko mu gihe cya Eliya Imana yamanuye umuriro, si ukuvuga ngo buri gihe uko abantu basenze umuriro uzajya umanuka, oya, ariko hariya hamanutse ububyutse bwo kwemeza iki gitangaza birakoreka kugira ngo abantu bemere ko Imana iriho. None ko bamaze kuyemera, Imana irakomeza imanura umuriro. Hari ukuntu abantu bakwiye kubyumva. Noneho hari n'ikindi, hari igihe ububyutse buzima kubera ko abantu bananiwe gukomeza kwenyegeza, gusasitinga. Nibyo biba mu matorero, abantu ibintu bakiriye bakananirwa gukomeza kubikoresha. Ugasanga umuntu yari umuhanuzi noneho ntagihanura. None se ni gute waba uri umuhanuzi ukamara umwaka udahanura? Yes, aho rero niho nari mfite ikibazo, ahubwo narimo nibaza, nari nakivuzeho, kuki mu icyo gihe cy'ububyutse abantu ubona pe banyotewe cyane kwegera Imana. Bamwe ukabona uzabona n'igihe cy'ububyutse bura ntabwo ari abanyetorero gusa baza gusenga, usanga n'aba bantu batamenye Kristo bose barazi. Nakubwiye ngo icyo gihe cy'ububyutse Imana iba yasutse ubuntu bwinshi ku buryo n'umuntu utarigeze akandagira mu rusengero uwo munsi araza. Abantu bashobora kuba muri gusenga mu rusengero hano, imbaraga z'Imana kuba ziba zikwiriye, ubuntu buba ari bwinshi cyane ku buryo n'umuntu ashobora gutambuka mu muhanda hariya, za mbaraga z'Imana zikamufata akuzura umwuka wera akanahanura kandi atarigeze agera mu rusengero kubera ubwo bubyutse guhembuka kugera no ku bantu bitari bigenewe. Icyo rero nicyo nari nkomojeho. None nkibaza ni kuki nk'icyo gihe ububyutse bumaje gusa nkaho bugabanyutse, kuki usanga aba bantu bari basanzwe, bamwe na bamwe basanzwe mu mirimo y'Imana bakora basenga bamenyereye, usanga hari abagenda bagwa. Ese ububyutse nkibaza ni ikibazo kiragira kiti, ese ububyutse bushobora kuza kugira ngo hagire bamwe bakurwamo bari gukora nabi bave nyine mu murimo w'Imana, cyangwa se niba abantu baba banze kwakira bwa bubyutse? Mu bubyutse impamvu abantu bagwa nyuma y'ububyutse, ubundi mu gihe cy'ububyutse Imana iba yaje gusura abantu. Mu Cyongereza babyita visitation. Imana iba yaje kubagenderera, Imana iba yabasuye. Mu gihe cy'ububyutse Imana iba igenda isura abantu. Aho rero mu gihe cy'ububyutse habamo na emosiyo nyinshi. Ni ukuvuga ngo abantu bari bafite emosiyo, amarangamutima aba ari menshi cyane. Bakaza mu rusengero atanumvise neza kubera ibintu biri kuba n'ubwoba. Noneho n'ibyo ari kubona ibitangaza, ariko gusobanukirwa Kristo, kumenya Imana neza byimbitse, nta byabazi abakuruwe n'iki na bya bitangaza, imbaraga ari kubona abantu. Niyo mpamvu tuvuga ngo haba harimo ama emosiyo, hakabamo n'imbaraga zo gukora kw'Imana nyinshi, ibitangaza. Umuntu akaza kubera ibyo ngibyo. Ibyo rero ni Imana nyine iba yasuye abantu, ariko Imana ntabwo iba ishaka ko abantu bagumaho. Imana yo intego yayo, Imana iba igira ngo igusure ariko noneho inaguturemo. Noneho iyo ububyutse busa n'ubuhagaze, abantu bari basuwe, bari bafite emosiyo Imana itatuyemo, baragwa na babandi bari buzuye izo mbaraga z'Imana zagezeho bagakora ibitangaza, ujya kugera igihe ukabona baguye bagasubira, hagasigara abantu bafite disipurine yo mu Mana, bamenye ukuri kandi Imana yatuyemo. Abo ngabo rero nibo bakomeza urugendo. Nicyo kibaho mu bubyutse, kuko mu bubyutse n'abatazi n'abatami ubuntu buba bwagwiriye. Urabona iyo umuntu yakize afite nk'amafaranga menshi ukiyabona kubera ibyishimo, n'abantu utazi
ushobora kubahereza bahereza ushobora kubahereza kubera bakaryaho, ariko mu by'ukuri bitazagumaho. No mu bubyutse rero umuntu buba buri bwinshi cyane. Ntuzi ko Sawuli yageze i Nayoti yagiye gufata Dawidi n'abasirikare baje kumwica, ariko bagera kubera umwuka wari i Nayoti batangira guhanura, bagahanura kandi batarigeze bamenya n'ubuntu bw'ubwiru bwo guhanura. Mu bantu bakajya baza ngo se ngo Sawuli nawe ni wo mu bahanuzi, kubera iki? Hari ububyutse, ni ukuvuga ngo bari binjiye mu kirere cy'umwuka, ariko mu by'ukuri atari ahantu habo. Nicyo kibaho. Murakoze cyane, ikiganiro cyari cyiza cyane kandi ntekereza ko abantu bazakireba bazagikunda. Byari ngombwa ko tumenya, dusobanukirwa ububyutse icyo ari cyo, ese n'ibyo bigaragaza ububyutse, ubuzima bwa gikristo, ese na nyuma y'ubwo bubyutse genda biti. Ndatekereza ko buri umwe wese uzareba kino kiganiro azabasha gusobanukirwa ndetse bikajya n'icyo bimwungura, kugira ngo najya abona n'ibihe bidasanzwe ajya agira kubiprofita. Hari igihe ububyutse buza abantu ntibaprofite, ubundi nyuma y'ububyutse, iyo vaga y'ububyutse irangiye, ubundi umuntu ukomeza kubaho ni umuntu uprofita bya bihe by'ububyutse nk'uko wari ubivuze, noneho akubaka igicaniro cye iwe mu rugo. Ukagira icya gicaniro cyawe noneho gihoraho, ukari mu buzima bw'ubumana, mu buzima bwawe cya gicaniro cyawe, wa muriro wari rusange, noneho ukarahoraho ukubaka icyawe gicaniro iwawe. Abo barakomeza. Iyo abantu batubatse ibyo bicaniro baragenda, niyo situwasiyo uba ubona mu itorero. Ariko ubundi ububyutse abantu bakabugumyemo bagakomeza kuba abantu b'Imana ubuzima bwose, iyo baprofite iyo bakuye mu bubyutse bagakomeza bakagenderaho. Imana ikomeze ibahe umugisha. Rero dushimiye umutumirwa wacu, dushimiye Bosco. Imana ibahe umugisha kubw'ikiganiro cyiza muduhaye kuri uyu munsi. Ukuri pe birakwiye ko tugenda tumenya iby'iminsi yashize. Urumva nkanjye ntabwo nari nzi ibyo muri 1996 sinari mbizi. Nari ndi muri plan yo kuzabaho ku Mana, ariko urumva menyeho amateka nabyo. Urumva n'ibyo ni ibintu byabereye mu gace kamwe. Ntabwo nari nzi ko umuntu yaguruka. Itanga ububyutse ngubu dushobora kuvuga ngo ntabwo bimeze neza ariko hari ahandi hantu bimeze neza. Ibyo rero byakwiriye no kudukomeza nk'abakristo. Nitwumve ko niba uyu munsi bitameze neza twebwe ahandi bitameze neza, oya siko bimeze. Kugira inyota y'ububyutse, kubaho utarabaye ibihe by'ububyutse ni byiza cyane. Cyangwa Imana umugani wa muririmbyi ngo utuvubire imvura cyangwa ikagwaho. Mwami Imana rero akomeze kudushoboza ndetse no kutwubaka, ndetse natwe zongera iduha ayo mahirwe iduha ayo mahirwe y'ububyutse, nubwo bisa nkaho bitoroshye, ariko ntekereza ko buri umwe wese Imana ifite uko imusura. Rero turabakunda abantu bose badukurikira, abantu bose badushyigikira mu bitekerezo, mu gufata ubutumwa bwacu bakabugeza kure cyane kugira ngo Kristo yamamare, ndetse n'abakiri mu rujijo n'abatari bamumenya babashe kumusobanukirwa. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane cyane, kandi ni ukuri ibitekerezo byanyu turabikeneye cyane kugira ngo tubashe cyane kubaka ubwami bw'Imana. Murakoze cyane rero, mukomeze kugira amahoro y'Imana. Shalom shalom.